ntibirangira mu binyobwa gusa bihiye, oya n'ibindi byose bizakurikiranwa turebe kugira ngo isoko ry'ibiribwa n'ibinyobwa biri isoko ryizewe, ribe isoko ritunganye, ibiribwa bibe bidafite ingaruka ku bantu. Ibi nabyo tuzabifatanya n'inzego zose zibishinzwe, ariko babwira ikintu kimwe, isuku ntabwo tuzarinda ngo FDA na Rwanda Standard Board bazi, oya ku isuku n'umwanda dufatira icyemezo rwose. Umwanda ibintu bimeze nabi ibindi bizazanywa, ariko twebwe abapolisi ribu nituhagera n'inzego z'ibanze kereka niba compromise ni uguhita tubifunga ibindi bigakurikira nyuma, kuko ntabwo tuzongera kwihangana ko abantu bazira kurwara bazize umwanda n'ibindi. Uyu mujyi kurimo amaduka menshi agurisha amatelefoni, ndakuraho iryizeye nguramo iPhone kandi bakampa garanti. Niba nawe wibaza ikibazo nk'iki, sigaho kubunza imitima wirirwa ushakisha, kuko Future Mobile Store niwo mwihariko wacu. Uhereye ku mafaranga 150 gusa, iri duka riraguha telefoni zigezweho za Samsung na iPhone n'ama-accessoires yazo nka charger, screen protector, cover, écouteurs, speaker ndetse n'ibindi. Kuva kuri iPhone XR kugeza kuri iPhone 17 Pro Max na Samsung Galaxy 05 kugeza kuri Samsung Galaxy S25 Ultra na Fold 7 zose nshyashya kandi ku giciro gisa n'icy'uruganda, urazisanga muri Future Mobile Store. Ushaka guhindura telefone ya iPhone cyangwa Samsung ufite ukagendana n'igezweho ibizwi nka top up, urayizana ukongera udufaranga duke tukagufasha kuyihindura ukagendana n'igezweho. Umwihariko muri Future Mobile Store ni uko iguze telefone yacu tuguha garanti y'imyaka 2. Waba uri muri Kigali cyangwa uri mu ntara, iyi telefone turayikoherereza kandi tukishyura igiciro cyo kuyikugezaho. Dukorera mu nyubako yo kwa Makuza ateganye na parking ya Beka, hakurya haba haparitse abamotari ku muryango wa 35. Ku bindi bisobanuro waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri 07847286 no kuri website wa@futuremobile-store.rw. Wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu hose ni Future Mobile Store. Gana Future Mobile Store, telefone zigezweho mu Rwanda tuzishyire mu biganza byawe. Mwiriwe boss. Mwiriwe. Nitwa Karangwa, ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze? Ni byiza ni byiza. Nakomeje kubabona mutembera hano, mwaba mushaka ikibanza cyo kugura, inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano, waza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu, ariko hariya hari kibanza, na hararugore kibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka, urabona hano hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafitiye ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe mwatwoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo serivisi zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784733341 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. Ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Turacegeranya nibura imibare y'igihe kirekire kugira ngo tuzarebe impact, tuzabagezeho imibare na impact izababima. Ariko reka mbereke gatoya gusa imibare twari dufite mu byumweru 2 bya nyuma by'ukwezi kwa 7 uhereye ku itariki 15 kugeza ku itariki 31. Ibyaha bifite uruhuri no kwitara gukomeretsa byari 345. Reka mvuge ko ari cases 345. Hanyuma guhera itariki ya mbere z'ukwezi kwa 8 kugeza saa sita z'ijoro mutariki izo kesi zari 188. Bivuze ko zagabanutseho 50% mu gihe cy'ibyumweru 2. Turitega ko bishobora kugabanuka kurushaho
kubera ko akazi karacyakomeje. Turabizi ko hari abakizihishe, hari abakizitsimbye, hari abagerageza kuresista. Aba bashaka no guha ubutumwa ko mu by'ukuri babitekerezeho, kuko bazahura n'ingaruka kandi tuzabafata. Hari igihe baza ngo barabihisha, ariko baze ko ibi batanga n'ibisindisha. Barabi umuntu yabinywa tukamufata akatubwira aho abikuye. Nta nubwo amakuru yo kubafata tugoye, kuko iriya siji batanga ngo umuntu arimo ajye kuryama asinzire, ni icyuma umuntu anywa n'ubundi ubwenge bukavaho akavuga ibyo ashaka, tukabonamo n'ayo makuru. Rwose babyumve, ugarura icyuma umuntu yibaza ko amuhishe, azamuhishira, ni ukwibeshya pe, aribeshya cyane. Sinzi nimba yabitekerejeho. Icyo ni kimwe. Cya kabiri, hari abandi basanzwe bari bazwi ko bacuruza ibyuma, noneho bakabyimura, akaba umuturanyi usanzwe uzwi ko atabicuruza. Noneho umuhaye komanda akavuga ati ndasaba umpe amacupa 2, akajya ku muturanyi akabimuzanira akamuhereza. Uwo muturanyi ni umufatanyacyaha, kuba yemeye kubibika kugira ngo uriya twashakaga twari dusanzwe tumuzi agaragara nk'aho yabitanze, ntabwo bimugira umwere cyangwa ntibimworohereza igihe nikigera cyo kumuhana. Mbwire n'abayobozi b'inzego z'ibanze n'abandi bakigerageza gukingira ikibaba mu buryo bumwe cyangwa ubundi, ndetse bakanashaka nabo bakabijyamo. Bariho barahitamo nabi, barakora amahitamo atari meza, nabo ntibabicikeho. Tubona no gushimira abaturage bakomeje kuduha amakuru mu buryo butandukanye, tunabashimira cyane uburyo batanze umusanzu ukomeye kugira ngo igikorwa kigeze uyu munsi. Nongere mburire ikindi gice cya kabiri, ariko muri icyo gice cya kabiri ndahera kuri aho ibigo byose bitanga ibyangombwa by'ubuziranenge bigakora inspection, mbese gukora ubugenzuzi nk'uko Dr. Thierry yabisobanuye byose. Niba hari ahantu bitagendaga neza, aya ni amahirwe yo gutangira gukurikiza amategeko no ku bintu bigomba gukora. Ntabwo birangiriye aha, ngira ngo bibe isomo ko ubu ngubu ibintu bigomba gukorwa uko byateguwe. Niba hari gaps, hari ibyuho, hari loophole z'amategeko cyangwa n'ibindi, nibicare babishyire ku murongo, kuko birashoboka ko nabo bishobora kubagiraho ingaruka nanone niba badakosoye amakosa n'ibyaha byagaragaye. Nabwo ku kindi gice cya gatatu ari naho ndi busoreze. Uyu munsi turiho turarwanya ibinyobwa bihiye, bitujuje ubuziranenge, ndetse n'ibindi bidahe byo mu byaro bikozwe mu buryo bitujuje ubuziranenge cyangwa bidakozwe mu isuku ihagije. Ndibaza ko umuntu wese ucuruza ikiribwa, ikinyobwa, ugikora akagishyira ku isoko mu buryo ubwo aribwo bwose, iri ryakabaye ari isomo n'amahirwe yo gusubira inyuma akongera akagenzura ibyo ari bakora. Ntibagire ngo birangiriye hano. Ni amahirwe yo kongera kureba ibyo natirishaga mbikosore gute, ibyo ntatunganyaga mbikosore gute. Niba kandi wari uzi kubita, ongera usubire muri n'abazo urebe bikosoke, kugira ngo nituzagaruka, nitugera kuri icyo gice, nibura bazasanga tuzasanga bitunganye. Ejo hatazagira uvuga ngo ntimwari mwatubwiye, ntabwo twari tubizi ko n'ahangaha muzazamo, ntabwo twari dusobanukiwe. Oya, ni responsibility za buri umwe wese, ni inshingano z'umucuruzi. Binabivuze ubushize, kugira uruhare mu gucunga umutekano w'abakonsoma ibiribwa n'ibinyobwa bye. Rero nagira ngo ubwo butumwa bwo butambuke ko abantu bose bakora ikintu cyo cyose kijya mu nda y'umuntu, ari ubikora mu buryo bafite uruganda,
ari ubicuruza, ari ubikwirakwiza distribution, ni bicare bongere barebe bati ibintu dukora byujuje ubuziranenge, kuko tuba twakira amakuru menshi y'ibiribwa n'ibinyobwa bishobora kuba biri ku isoko bitujuje ubuziranenge. Rero nagira ngo abantu ntibabe abapfapfa, nibashingire kuri izo operasiyo turiho dukora, barebe ibyo dukora, bagire ubwenge, basubire inyuma barebe ibyo bakora nimba bikorwa neza, nimba ibyo bacuruza byujuje ubuziranenge, nimba bakora naho hujuje ibisaba, kugira ngo ejo batazatungwa. Nagira ngo ntabwo ubwo butumwa wenda mu budutambukirize, kugira ngo mu by'ukuri bumve ko ntibirangira mu binyobwa gusa bihiye, oya n'ibindi byose bizakurikiranwa, turebe kugira ngo isoko ry'ibiribwa n'ibinyobwa ribe isoko ryizewe, ribe isoko ritunganye, ibiribwa bibe bidafite ingaruka ku bantu. Ibi nabyo tuzabifatanya n'inzego zose zibishinzwe, ariko babwire ikintu kimwe, isuku ntabwo tuzarinda ngo FDA na Rwanda Standard Board bazi, oya ku isuku n'umwanda tufatira icyemezo rwose. Umwanda, ibintu bimeze nabi, ibindi bizaza nyuma, ariko twebwe abapolisi RIB nituhagera n'ab'inzego z'ibanze, kereka niba compromise ni uguhita tubifunga, ibindi bigakurikira nyuma, kuko ntabwo tuzongera kwihangana ko abantu bazira kurwara bazize umwanda n'ibindi. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence, ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai, hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka, ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.